Kuba umuyobozi biraharanirwa, kandi kugira ngo ube umuyobozi uhagarare imbere y'abantu bagutega amatwi, bisaba kuba uzi kuvugira mu ruhame, kuyobora ibiganiro ndetse n'ibindi. Abayobozi bakomeye bagira amagambo aryohera abantu buri gihe iyo barimo kuvuga. Amagambo yabo aba ameze nk'isoko abandi bavomaho ubuhanga, kuko aba baremamo agatima ko gukora ibyari byananiranye. Mu muryango nyarwanda usanga hari abantu bamenyereye gusaba mu bukwe, kuyobora inama, ibiganiro, mu nsengero n'ahandi bituma abantu bakundwa ndetse bakifuzwa cyane. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe amabanga akomeye yagufasha gutanga ubutumwa ushobora gukoresha akakugira umuyobozi uvuga rikumvikana, kandi abantu bakagutega amatwi bakakubaha. Ibanga rya mbere ni ukumenya abo ubwira. Umuntu uvuga ijambo imbere yo kugaragaza ubuhanga afite, guhitamo ururimi avugamo n'ingero ari butange, abanza kureba abantu agiye kubwira. Iyo amaze kumenya neza abo agiye kubwira, niba se bashobora kuba barize, batarize, bishimye cyangwa se barakaye, nibwo abona guhitamo uburyo ari bubasangize ubutumwa bwe. Kubwira abaturage ibyo bari bwumve bisaba ubuhanga, kuko ntibivuze ko ubabwira ibibashimisha gusa, ahubwo ubabwira ibibafitiye akamaro, kabone niyo byaba ari ibyemezo bibakomereye, ingamba nshya ndetse n'ibindi bigora umuturage kubyinjiramo. Ibanga rya kabiri ni ukujyanisha ibyo uvuga ndetse n'ibyo ukora, ibyo bita body language mu rurimi rw'icyongereza. Mu buryo bwo kuvuga imbwirwaruhame, umuntu arabanza akiga uko ari bukoresha ibice by'umubiri we nk'amaso, isura, intoki, gutambuka n'ibindi bimenyetso umuntu akoresha abijyanisha n'ibyo avuga. Akenshi iyo ukoze ibintu bitandukanye n'ibyo urimo kuvuga, nko guhumiriza cyane, kugwa, kugenda cyane, guhagarara hamwe, ubwoba, gutitira, isoni, kuvuga gake, kubira ibyuya, bihita bihindura isura y'ikiganiro ndetse ntibihe agaciro ibyo urimo kuvuga, ahubwo bakakunyuzamo ijisho. Ibanga rya gatatu ni ukuvugisha ukuri. Kugira ngo uvuge abantu bagutega amatwi ndetse bagukoreho ibitekerezo, bisaba kuba uvugisha ukuri mu byo uvuga, gutanga ibisobanuro byumvikana, byaba ngombwa ugatanga n'ingero zifatika. Kuvugisha ukuri muri byose bituma abantu bakugirira icyizere, kandi bigatuma ibyo uvuga byumvikana nk'ibyuzuye. Ibanga rya kane ni ukwigaragaza uko uri. Iyo uri kwitegura kuvugira imbere y'abantu, cyane cyane iyo uri kugaragara cyangwa se ushaka kugaragaza ibyo wagezeho, biba byiza ko udahindura uko abantu basanzwe bakuzi, ngo ni uko ugiye kujya imbere y'abantu benshi. Mark Zuckerberg ajya gusobanurira abashoramari imishinga ya Facebook, yagiye yambaye ipantaro benshi bita jeans ndetse n'umupira usanzwe. Kuguma uko uri ntibivuze ko agaragara nabi imbere y'abantu, ahubwo uguma uko uri kandi umenyerewe n'abo bantu uko basanzwe bakuzi ni kuguma. Akenshi abo ubwira wibanda ku byo ubabwira kurusha kureba ibyo wambaye, ari nayo mpamvu nawe ukwiye kwitegura ibyo uri buvuge kurusha uko bari bukubone. Abantu bumva uburemere bw'ibyo uvuga bagahita babishushanya biri mu bikorwa. Icya gatanu ni ukurasa ku ntego. Iyo uvuga imbwirwaruhame ntabwo uca ku ruhande ibintu, ntabwo usubiramo ibyo wavuze kare, kandi wirinda kuvuga ibitari ngombwa. Biba byiza iyo uvuze bike ariko bikubiyemo byinshi. Ibanga rya gatandatu ni ugukora ku mutima wa buri wese urimo kukumva. Iyo wamaze kwiga neza abantu ugiye kubwira, bishatse kuvuga ko umenya ibyo bakeneye kumva kandi benshi bagutegerejemo. Mu Kinyarwanda baca umugani uvuga ngo abwirwa benshi akumva beneyo. Mu byo uvuga ugerageze uburyo ubwira benshi, ariko buri wese wagukurikiye akagira ibimwubaka ari buze gufatamo. Ibyo mu Cyongereza bita speak to group as individuals. Bwira itsinda nk'aho urimo kubwira buri muntu. Icya karindwi ni ugukoresha amatwi cyane. Umuntu urimo kuvuga agerageza no gukoresha amatwi ndetse agaha agaciro ibyo ari kumva kurusha ibyo arimo kuvuga. Iyo umuntu ari kuvuga ntabwo atekereza cyane ku byo ataravugaho, ahubwo agaciro cyane ibyo abantu bari kumva cyangwa se ibyo yababwiye. Icya munani ni ukwemera yuko amakosa waba wakoze mu mbwirwaruhame ari ayawe, ukaba wavuga uti mumbabarire nibeshye. Kwibeshya bibaho n'abahanga bajya bibeshya, gusa iyo umuhanga mu kuvuga yibeshye ahita yemera amakosa agipfura, cyane ko biba bidakabije kuko aba azi gucungana n'ibyo avuga. Aya magambo uyakoresha kugira ngo hatagira undi uza gukomerezaho rimwe na rimwe akaba yabiha ubundi bukana, agakora amakosa menshi cyane kuruta ayo wavuze.
Icya cyenda ni ukumenya niba ugendana n'abo ubwira. Abahanga mu kuvuga bagira amakenga niba abo barimo kubwira bumvise ibintu uko bashaka kubivuga. Baba bafite uburyo baganira n'abo babwira, iyo bibaye ngombwa ngo barebe ko ntawasigaye. Iyo asanze ibyo avuga bihabanye n'ibyo bumvise, ntabarakarira cyangwa se ngo acike intege, ahubwo ahita ashaka uburyo yahindura imivugire ngo abemeze, kandi agakosora ibishoboka byose kugira ngo ubutumwa bwumvikane na bose. Icya cumi ni uguha abantu umurongo mwiza. Umuyobozi uzi kubwira abaturage be neza ntabwo amara akanya kanini aganiriza abaturage ibintu bibaca intege gusa, ahubwo ahita yerekana ko ibintu bigana mu buryo bwiza kugira ngo badahahamuka. Iyo yaba amaze kwerekana uruhande ruriho imbogamizi, agerageza kubatera akanyabugabo. Ngibyo ibintu 10 wakoresha kugira ngo ibyo uvuga ndetse n'ibyo ukora bijye bihabwa agaciro n'abantu bakugirira icyizere, bakubahe. Niba wakunze iki kiganiro ntugende udakoze subscribe kandi like, usige comment, ukore na share nyinshi cyane, tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro. Njye nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.